Ndagusuhuje inshuti muvandimwe, nkundira nkwifuriza igitondo cyiza. Reka njye nawe dufatanyirize hamwe gushima Imana idukanguye, aho tugiye gukomeza kwigana igitabo cy'inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya. Turi ku gice cya 16, aho uyu munsi turi kuri paje ya 300, paje ya 300, mu gihe igitabo cyose turi kwiga gifite paje zigera kuri 512. Murumva ko twarenze hagati. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ibyo kwitondera mu gihe utanga amabwiriza yo kureka gukoresha inyama. Twibukiranye ko turi ku gice cya 16 kitubwira ngo ibigo mboneza mirire. N'ababa mu muryango mugari ibi bintu bashobora kuba bagira icyo babyigiramo ndetse gikomeye cyane. None aha ngaha umuhanuzi ari kuvuga ngo ibyo kwitondera mu gihe utanga amabwiriza yo kureka gukoresha inyama. Ni akagingo ka 434. Umucyo Imana yatanze ku byerekeranye n'indwara hamwe n'ikizitera ugomba gukwirakwizwa hose, kuko ibyo biterwa n'ingeso mbi z'umururumba, gukerensa no kwirengagiza ibyerekeranye n'isuku igomba kugirirwa umubiri. Usanga byarabasa abantu. Akamenyero ko kugira isuku, kwita cyane ku kintu cyose cyinjizwa mu kanwa bigomba kubahirizwa. Ntimugomba gutanga amabwiriza mubwira abantu ko inyama zitazigera zikoreshwa na mba, ahubwo mugomba kubigisha bakabitekerezaho, maze mukabareka bakamurikirwa n'umucyo. Nimureke umutimanama wa buri wese ukanguke ku byerekeranye no kubonera hamwe no kwirinda irari ryose ryangiritse. Iki kibazo cyo kurya inyama kigomba kwitabwaho. Igihe umuntu ahinduye imirire akareka kurya inyama zikabura umubiri akazisimbuza ibyo kurya by'ibimera, azabanza igihe cyose kumva agize intege nke kandi abuze imbaraga mu mubiri. Kandi benshi iyo bibagendekeye bityo bihutira kubona impamvu yo kumva ko bakeneye gukomeza kurya inyama. Ariko iyi ni gahunda cyangwa se n'ingaruka igomba kukubera impamvu ituma ureka kurya inyama. Guhinduranya ntibigomba gukorwa huti, cyane cyane ku bantu bakora imirimo ihoraho y'ingufu. Nimubanze mwigisha umutimanama, mwongerera imbaraga ubushake. Icyo gihe impinduka izagenda izana no kubyitegura hamwe n'ubushake. Abarwayi b'igituntu bagenda begera igituro, nyamara ntibagomba kugira impinduka bashyira ku mirire yabo, ahubwo bagomba kwitondera inyama bakoresha zikaba ari iz'amatungo afite ubuzima bwiza ku buryo bushoboka. Abarwayi barembejwe na kanseri ntibagomba kuvunwa n'ikibazo cyo kumenya niba babasha kurya inyama cyangwa ntibazirye. Mwirinde kubafatira icyemezo kijyanye n'icyo kibazo. Ntacyo byahindura ku buzima bwabo, ahubwo byateza ikibazo amahame yo gukoresha imirire n'ibimera. Mubaganirize, mwigishe intekerezo zabo, ariko ntimugire uwo muhata, kuko ivugurura nk'iryo rikozwe muri ubwo buryo ku gahato nta kamaro ribasha kugira. Birakwiriye kwereka abakeneye kwiga n'abaganga nabo bakabyigisha abandi ko inyamaswa uko yakabaye ifite uburwayi bukeya cyangwa bwinshi. Inyamaswa uko yaba imeze kose, uko yakabaye iba ifite uburwayi bukeya cyangwa bwinshi. Akenshi usanga inyama zirwaye, niko umuhanuzi avuga. Mbese ibi tubyumvira ku murongo wabyo nshuti? Indwara z'uburyo bwose usanga mu mubiri w'umuntu zibasha kuba ari uruhererekane rw'inyama z'inyamaswa zapfuye. Intege nke ziterwa no guhinduranya imirire y'inyama, kandi zizahita zishira. Kandi abaganga bagomba kumenya ko batagomba gutegekera abantu gukoresha inyama zikabura umubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza n'imbaraga. Abazireka babanje kubitekerezaho bakimenyereza impinduka, bazagira amagara mazima mu myakura n'imikaya. Umuganga atashatse kuvuga izina rye yambajije niba mu bihe ibyo ari byo byose mbasha guha inyama umurwayi w'igifu utabasha kugira ikindi ashyira mu nda akajya mu isupu y'inkoko.
naramubwiye nti hariho abantu baba barembejwe n'indwara y'igituntu, abo ngabo igihe basabye iyo supu bakwiriye kuyihabwa, ariko ngomba kubyitondera. Uru rugero ntirugomba gutuma abantu babona nabi ikigo cy'ubuzima cyangwa ngo bibere urwitwazo abandi rwo kumva ko ubuzima bwabo nabwo bukeneye iyo mirire. Nabajije muganga niba afite bene abo barwayi mu kigo cy'ubuzima, yaravuze ati oya, ariko mfite umubyeyi mu bitaro by'ahantu atashatse kuvuga izina ufite intege nke cyane, arushaho gucika intege akaba arembye cyane, ariko ashobora kurya inkoko itetse. Naramubwiye nti byaba byiza kumukura kuri ibyo bitaro. Umucyo nahawe ni uko uwo mubyeyi muvuga aramutse ashatse iramwongerera imbaraga maze akagirira ipfa ibyo kurya biboneye, ubwo burwayi bwe no kuremba cyane byashira. Yakoresheje cyane intekerezo. Umwanzi yamufatiranye mu ntege nke z'umubiri, kandi intekerezo ze ntizikomeye bihagije ngo zibashe kongera kwihanganira ibibazo by'imibereho ya buri munsi. Akeneye umuti mwiza w'ibitekerezo, imbaraga mu kwizera no gukorera umurimo Kristo. Akeneye kandi gukoresha imikaya, imyitozo y'imirimo y'amaboko akorera hanze. Imyitozo ngororamubiri ibasha kubera uwo mubyeyi kandi ikamubera umugisha utangaje ku buzima bwe. Ntakwiriye kwicara ubusa, akwiriye kuba umuntu uguwe neza, umugore ufite amagara mazima, witeguye gukora inshingano ze neza kandi ku buryo bwuzuye. Umuti wose wahabwa uyu mubyeyi nta kamaro wagira aramutse adashyizeho uruhare rwe. Akeneye kongerera imbaraga imikaya ye n'imyakura akoresheje umubiri we imirimo isaba imbaraga. Ntakwiriye kwicara ubusa, ahubwo akwiriye kugira ishyaka ryo gukora umurimo. Imana ibagirire neza. Ndibwira ko hari inama kuri wowe ukunda kurwaragura ushobora gukura mu cyigisho cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha.